noneho ndagenda nkora amafinari nyuma by'amagambo yahindura ubuzima by'abantu bamwe na bamwe twagiye tuvugaho. Abashya barahari ariko ndi kugerageza kubanza gukura mu nzira bamwe mu bagiye bacikirizwa. Ugezweho rero no witwa Plutarch no mu filozofe w'umugiriki wabayeho mu mwaka wa 46 nyuma ya Yezu kugeza mu mwaka wa 119 nyuma ya Yezu. Bivuga ko yitabye Imana afite imyaka 73 cyangwa 74 gutyo. Ibi rero ni umunyamateka, umuvumbuzi, muvugabutumwa mu ngoro izwi mu mateka ya Apollo. Ubwo yavukiye mu Bugereki yaje no kuba umuroma, abwa n'akazina ka Lucius Maestrius Plutarchus. Mu Kilatini bamwita Plutarchus, mu gihe mu Kigereki bamwita Plutarchus. Rero n'umwe mu bafilozofe b'abasirimu isi yagize. Mu nyandiko zivuga ko inyigisho ze izwi cyane n'iyo yise Bioi Paraleloi, inyandiko yibanda cyane ku kugaragaza uko umuyobozi mwiza yakabaye ameze. Yanifashije cyane mu myitwarire y'abategetsi b'igihe cye ndetse n'imyitwarire y'abasirikare b'icyo gihe. Yanagize uruhare mu bijyanye n'imyitwarire y'ibyobokamana n'ibya politiki n'ibindi bikenera umurongo ngo bikorwe mu buryo buboneye. Plutarch yari umwana wa Aristobulus. Mu myaka wenda 66 na 67 ubwo umuntu yavuga ko Plutarch yagiye kwiga ibijyanye n'imibare no gucurabwenge ariya i Athene. Yaje kumara igihe kinini i Roma aho yari umwarimu wa filozofi ndetse n'ahakuye inshuti nyinshi ari nazo zagiye zisakaza nyinshi mu nyigisho ze. Plutarch ntiyakundaga kuguma ahantu hamwe, yanyuraga henshi yigisha, akagenda akomeza yambukiranya ibice bitandukanye yigisha. Yageze ahantu henshi harimo i Korinto, Sparta, Patras kugera no muri Alexandria. Hose baramwirahiraga rero kubw'inyigisho ze zubakaga benshi. Iyo rero benshi baramwirahiraga, nta kuntu zimwe mu nyigisho ze tutazigaruka binyuze mu magambo yahindura ubuzima yagiye avuga, ariko uyu munsi kikaba ari igice cye cya nyuma. Uyu mugabo niwe wavuze ngo ubwonko ntabwo ari nk'ubwato bushobora kuzura, ahubwo ubwonko ni nk'umuriro, uko wenyegeza niko ikibatsi cy'umuriro kirushaho kwaka. Yaranavuze ngo mu masaha 24 agize umunsi, amasaha 6 yakoresha winjiza amafaranga unayakoresha, 6 yandi yakoresha wihuza n'Imana, 6 yakoresha usinziriye, 6 uyakoresha ufasha abandi. Uyu mugabo yaravuze ngo sinyeneye inshuti ihindurwa nuko nahindutse, sinyeneye inshuti yemera ibyo nshigikiye byose, kubera ko igicucucucu cyanjye cyabikora neza kuyirusha. Nyeneye inshuti ishyira mu gaciro mu kunyereka ikinyuranyo. Plutarch yaravuze ngo ntabwo ibintu byose usoma wabishyirira mu bikorwa icyarimwe, ahubwo ufatamo kimwe cyangwa bibiri akaba ari byo ushyira mu bikorwa, nakabuza uzabigeraho. Ntabwo ibintu byose wasomye wabishyira mu bikorwa icyarimwe, fata kimwe cyangwa bibiri aba ari byo ushyira mu bikorwa. Uyu mugabo yaravuze ngo biratangaje uburyo abantu bahangayikishwa n'ubuzima bw'ibikomerezwa byimereye neza kuruta uko bahangayikishwa n'ubuzima bwabo buhagaze nabi. Biratangaje uburyo abantu bahangayikishwa n'ibyamamare byimereye neza kurusha uko bahangayikishwa n'ubuzima bwabo bwo buhagaze nabi. Yavuze ijambo rishekeje ngo umusore utava mu rugo birangira arongoye mushiki we. Umusore udatembera ngarongora mushiki we. Ni nka rya jambo rivuga ngo umwana udatembera yibwira ko nyina ari we mutetsi wenyine ubaho. Umwana utava mu rugo atekereza ko nyina ari we mutetsi mwiza wenyine ubaho. Plutarch yaravuze ngo nta mana ubuzima bwa bumeze nk'ishuri ritagira umwarimu, bwa bumeze nk'umubiri utagira roho. Aranavuga ngo iga gutega amatwi bizagufasha no gukura amasomo kuri babandi bavuga nabi. Yaranavuze ngo iyi ntare iyobye izindi nyamaswa zose zihinduka abami b'ishyamba.
Plutarque yaravuze ngo ubwoba n'ibimenyetso by'ibinyoma byigaragaza nk'ibyanyabyo. Aranavuga ngo igihe cyose utarafata uwo mwashakanye guca inyuma ariko bikarangira umubabariye, utaramenya neza igisobanuro cy'urushako. Igihe cyose utarafata uwo mwashakanye guca inyuma ariko bikarangira umubabariye, utarasobanukirwa neza igisobanuro cy'urushako. Plutarque yaravuze ngo umugabo ntashobora kwirukanka mu mahwa nta mpamvu. Iyo atari kwirukankana inzoka ibiri kumwirukankana. Nubona umugabo yirukanka mu mahwa ujye umenya ko hari impamvu. Plutarque yaravuze ngo akayunguruzo k'umugabo kari mu buryo yihanganira ingorane. Aranavuga ngo gukira biragora ariko ikigora kurushaho ni ukugumana ubwo bukire. Gutera imbere biravuna ariko ikivuna kurushaho ni ukugumana iryo terambere. Kubona amafaranga biravuna ariko ikivuna kurushaho ni ukuyagumana. Kurinda amafaranga birakomeye kurusha kuyakorera. Niba utabasha kurinda ayo ubona ntacyo bivuze ayo waba ukorera yose. Umuntu winjiza ibihumbi 100 ubasha kubirinda aruta uwinjiza miliyoni utabasha kuyirinda. Plutarque yaravuze ngo ku banyabwenge buri munsi wose ni umunsi mukuru. Aranavuga ngo uko urushaho kumenya byinshi ni kurushaho kubona kuzi bikeya. Yaranavuze ngo ubutaka bukize cyane iyo butitaweho ngo buhingwe bwera urumamfu. Yaranavuze ngo umuyobozi mwiza ameze nk'ishyamba, buri wese arijyamo kandi akagira icyo atahana. Plutarque yaravuze ngo gukora amakosa ntibiri mu bubasha bw'umuntu ariko umunyabwenge we akura ububasha bw'ejo hazaza mu makosa agenda akora. Umuntu wari we wese yakora amakosa, umunyabwenge rero yakuramo amasomo amufasha kugira ububasha kuri ejo hazaza. Plutarque yaravuze ngo umunyabwenge niwe ufata icyemezo cye ku giti cye mu gihe umuswa akurikira rubanda nyamwinshi. Yaranavuze ngo umupfayongo ntashobora gufata ururimi rwe. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo ufite inshuti nyinshi nta nshuti nyazo uba ufite. Yaranavuze ngo nta mujyanama n'umwe uruta igihe, buri kimwe cyose gisobanurwa n'igihe. Ko byaba bisobanye kose ujye wisekera utegereza bari ikibazo cy'igihe, igihe kigize kirabisobanura. Yaranavuze ngo ubanza kwiga kugenda mbere yo kwiga kwirukanka. Ntabwo wabasha kwiruka utarabasha no kugenda. Plutarque yaravuze ngo niba uri hejuru nuko wigeze kuba hasi, niba wumva ko uri hasi nuko wigeze kuba hejuru. Yaranavuze ngo ubuzima ni bugufi, ni uruhare rwa buri wese mu kubukoresha neza. Aranavuga ngo birashekeje ukuntu umuntu ajya kwivuza ku muganga urwaye indwara nk'iye, akajya gushaka ubukire ku mupfumu nawe ukennye, akajya kwivuza indwara diyabete, umutima, ukivuriza ku muganga nawe byarembeje. Kuri Plutarque ngo birashekeje. Yaranavuze ngo amashengesho Imana yumva cyane sasenganywe amarira menshi n'agahinda gakabije, ahubwo amasengesho Imana yumva cyane nasenganywe umutima ushima kandi unyuzwe. Amasengesho Imana yumva cyane sasenganywe amarira menshi n'agahinda gakabije, ahubwo amasengesho Imana yumva cyane nasenganywe umutima ushima kandi unyuzwe. Aranavuga ngo niba ubana n'umuntu ucumbagira kugira ngo mubane neza ugomba kwiga gucumbagira nkawe. Plutarque yaravuze ngo nta kintu gitanga amahoro nko kugira umutima utagucira urubanza. Yaranavuze ngo umuntu ufite inyota yo kugera ku bikorwa bikomeye agomba kuba yiteguye kumva ububabare n'imvune bikomeye. Plutarque yaravuze ngo kubona amakosa biroroshye ariko gukora neza bikagorana. Aranavuga ngo ubuzima bwose bw'umuntu ni agace gato k'igihe. Ku munzani w'ubuzima rero byaba byiza urushinge rw'imibabaro ruhora hasi, urw'ibyishimo rugahora hejuru. Plutarque yaravuze ngo umunyabwenge ni wa wundi ubasha gukorana n'umwanzi we. Aranavuga
aranavuga ngo umugore wubaka urugo rugakomera ni wa wundi ukundirwa imico ye kuruta uko akundirwa ubwiza bwe. Yaranavuze ngo abantu twese tuba mu isi imwe iyo turi maso, ariko buri wese akaba mu isi ye iyo asinziriye. Yaranavuze ngo biragoye kuyobora umuntu wateye imbere, bikoroha cyane kuyobora umunyabibazo. Plutarch yaravuze ngo biteye isoni niba ubukene bwawe buturuka ku bunebwe, gusesagura, kwinezeza no kutita ku bintu. Plutarch yaravuze ngo abanyabwenge bigira byinshi kubaswa, ariko abaswa ntibajya babasha kwigira ku banyabwenge. Ngo n'abakire bungukira byinshi ku bakene kuruta uko abakene bungukira ku bakire. Uyu mugabo yaravuze ngo guceceka mu gihe gikwiye birimo ubwenge kuruta kuvuga mu gihe icyo ari cyo cyose. Yaranavuze ngo ni umuswa uri urekura inyoni yari afite mu biganza bye agakurikira iyo abonye mu gihuru. Yaravuze ngo uburyohe bw'akanya gato bwo mu kanwa bwatumye turema isi yuzuye ububabare. Aranavuga ngo iterambere ryose rishingiye ku itegeko rigizwe n'interuro ebyiri. Interuro ya mbere, kwimenya no kumva ko ibyo wageraho byose nta birenze. Interuro ya kabiri, intsinzi isozwa n'akitso sakadomo. Uyu mugabo yaravuze ngo ni umuswa usiga ibimuri hafi kugira ngo akurikire ibiri kure ye. Aranavuga ngo amazi ahora atemba abasha gutobora urutare. Kabindi dukunda kuvuga ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Plutarch yaravuze ngo mwana wanjye ujye uhora uzirikana ko inda itagira amatwi, inda ntigira amatwi. Aranavuga ngo umwanzi wa mbere w'umuntu niwe ku giti cye, umukunzi wa mbere w'umuntu niwe ku giti cye. Plutarch yaravuze ngo kunanirwa gukora ibyiza ni bibi nko gukora ibibi. Yaranavuze ngo nakwishimira ko abantu bahora bigaragambya bibaza impamvu ntagize intwari kuruta kuba bitotomba impamvu nagizweyo. Uri kumva Plutarch? Nakwishimira ko abantu bahora babaza impamvu nta kibumbano bankoreye ngo bagishyire mu mujyi kuruta kuba bibaza impamvu nagikorewe. Aho kwitotomba bitotombera impamvu nagizwe intwari, nakwishimira ko abantu bahora bigaragambya bibaza impamvu ntagizweyo. Ayo ni amahame ya Plutarch. Aranavuga ngo iteka ryose data yahoraga ambwira ati mwana wanjye uzirinde ibintu bibiri, ntukicireho urubanza kandi uzirinde kwishimagiza. Aranavuga ngo abakene bajya ku rugamba bagamije ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni ukurwana ndetse no gupfa bitari mu nyungu zabo ahubwo biri mu nyungu z'abakire. Abakene bajya ku rugamba bagamije ibintu bibiri by'ingenzi: kurwana ndetse no gupfa bitari mu nyungu zabo ahubwo biri mu nyungu z'abakire. Aranavuga ngo guceceka nicyo gisubizo kiruta ibindi ku muntu w'umunyabwenge. Mu bisubizo byose umunyabwenge atanga, guceceka nicyo kibihetse. Amagambo yose Plutarch yavuze muri iki gice cya nyuma reka nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo igipimo cy'ubuzima bw'umuntu si imyaka myinshi yabubayemo ahubwo n'uburyo yabukoresheje neza. Muri make ntabwo ari ikibazo cy'imyaka uzamara ku isi, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima wabayeho ku isi. Umuntu ashobora kubaho imyaka 100 ariko 90 yarayimaze mu mibabaro, yarayimaze mu miru, mu ngorane. Ariko undi akabaho imyaka 50, 45 yarayibayeho mu byishimo. Iherezo ry'ubuzima rero gifite umumaro si imyaka wamaze ahubwo n'ubuzima wabayeho. Umuntu wabayeho neza so wabayeho imyaka myinshi ahubwo numvise icyanga cy'ubuzima kurusha abandi. Wihugira mu kubara iminsi ahubwo ryoshya buri munsi. Wihugira mu kubara imyaka ahubwo ryoshya buri mwaka. Wihugira mu gukerereza imyaka ahubwo ryoshya ubuzima ubayeho. Rero ni amagambo meza cyane yavuzwe n'umufilozofe w'umuhanga witwa Plutarch mu gice cya nyuma.